muri ubu buzima turimo bwo mu kinyejana cya 21, aho kubaho neza ari inzozi n'intego bya buri wese, aho bose batuye mu nzu zisa zimwe zubatse kimwe nkaho zubatswe n'umuntu umwe, ukeneye kubaho mu mwihariko. Ukeneye inzu yubakanye itandukaniro mu bwiza no mu gukomera. Mu yandi magambo, ukeneye Mess Limited. Turi kompanyi impuguke mu gushushanya cyangwa se gukora imbata z'inzu, kuzubaka, gutunganya imbere mu nzu zo guturamo n'izo gukoreramo, finissage n'ibindi byose bigendana n'ubwubatsi. Byose tubikora vuba kandi mu bwiza bwinshi cyane. Twubaka inzu nziza haba mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu gihugu. Kubera ko intego yacu ari ubunyangamugayo, hari abantu benshi twubakira badahari, baba batuye mu mahanga cyangwa se kure mu turere. Akazi ka Mess Limited ni ukubaka inzu yishimirwa n'uyituyemo, kandi ubwo bwiza no gukomera kwayo ikazabigumana kugera mu gisekuru gikurikiyeho. Wowe utubwira igitekerezo cy'inzu wifuza, tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiye isura ikunogeye. Mess Limited ikorera mu mujyi wa Kigali ku Muhima mu nyubako ya Akagera Business Group. Ni munsi ya Bank Populaire iruhande rwa Vision Fund. Dukorera muri floor ya 2. Duhamagare kuri 07 27 73 0860 cyangwa usura urubuga rwacu rwa internet wa@mess.rawa. Wowe uratubwira inzu urota, ubundi tuyubake. Muntu wese uba hariho hose muri USA na Canada, waba ukeneye ubujyanama n'ubufasha mu ishoramari, gutangiza business, kugura ibibanza n'amazu n'ibindi, gana impuguke Abdu Hagenimana tugufashe muri serivisi zikurikira: kujya muri Indexed Universal Life Insurance, ubwishingizi bw'ubuzima bukungukira mu kugushorera imari ku isoko ry'imigabane mu buryo budahomba. Gutangiza business, tugufasha kuyibonera impushya zose zikwemerera gukora nka licensed professional. Filing taxes, tugufasha kuzuriza igihe no gutanga amakuru yuzuye ku misoro, tukanaguhugurira kuzajya wiyuzuriza impapuro za tax returns. Namwe mwifuza kugura ibibanza cyangwa amazu, naho turahari ku bwanyu. Duhamagare cyangwa twandikire aha hakurikira, tuguhe ubufasha bwihuse kandi bunoze. Urakaza neza. Ubundi iyo bavuze ngo ibintu ngo by'abahungu n'abakobwa cyangwa se abagore n'abagabo barareshya, byose nibyo kuko barareshya, n'uburenganzira barabunganya, byose n'ubwenge cyase bamwe byose barabinganya. Ariko hari ikintu kimwe kijya gishuka abantu tutajya tubwiza abantu kuri, cyane cyane abana b'abahungu, bigatuma ubuzima bwabo babutwara nabi, n'abana b'abakobwa ubuzima bwabo bakabutwara nabi. Icyo rero ni iki? Icyo kintu ni cyuko igihe abana b'abahungu n'abana b'abakobwa, igihe nicyo kintu kimera nkaho kibatandukanije cyonyine, naho ibindi byose rwose murareshya, ariko igihe gifite ukuntu gisa nk'ikibatandukanyamo gatonya. Ariko ako twita ngo ni gatonya batababwiza mu kuri, niko gatuma uyu munsi wa none abana b'abasore hafi ya bose bari kwiyahuza ibiyobyabwenge, bafite amadepresiyo utamenya, barabaye nk'abasazi. Kubera iki rero? Uyu munsi ndagira ngo wicare utuze wumve kino kiganiro tuje kuva gitangiye kugeza kirangije. Urugero rwiza, urabona nk'abana b'abahungu, abana b'abasore bakiga segonderi, bari kurangiza segonderi, bafite imyaka 18 19, batangira gusa nkaho bataye umutwe, bagapanika mu mutwe wabo, bagatangira gusa nk'abagira utudepresiyo. Abana batwavuga turi mwana kari gukora ibi nibi, kari kwiheba, bimeze bite? Akenshi usanga ari uko abo bana batababwije ukuri ko igihe cyabo gisa nkaho gitandukanye n'icy'abakobwa ukuntu, kuko abo bana hanini abari kureba abana b'abakobwa biganye, bari inshuti, barangiza kwiga, bakirangiza kwiga nta n'umwaka urashira, akahita abona uwo mukobwa, sosiyete, isi muri rusange biri guha agaciro wa mwana w'umukobwa ko hejuru, bari kumushimagiza, ari kwinjira ahantu wa mwana w'umuhungu adashobora kuba yakwinjira kandi bariganye. Uburyo ki sosiyete ihita ibafatamo muri ako kanya biba bisa nk'ibitandukanye. Bitewe n'iki? Umwana w'umuhungu ntabwo abazi ko igihe cy'umukobwa kiba cyihuse. Umukobwa buriya akura vuba, n'umubiri we ukahita ukura vuba, akagaragara nk'ari umuntu mukuru, bitandukanye n'umuhungu. Agahungu kangana gutyo kakirangiza ubusegonderi, kakiraho kagatini, umubiri wanyu nyine urumva utangira kugenda ukura gake gake, cyane cyane iyo umaze kuzamuka mu myaka. Ariko umwana w'umukobwa muba mwariganye cyangwa se uraho ngo mwenda kungana, utangira kubona sosiyete kubera ari mwiza, ateye neza, avuga neza, hazi ubwenge, utangira kubona sosiyete y'isimuha agaciro karusha kaho, ugatangira kubona abo mwiganye bameze nkaho bagusize, ugatangira gusa nk'ugira n'ipfunwe.
kuko ari abakobwa w'uri umuhungu. Ahandi umwana w'umuhungu atangira kubona abana b'abakobwa biganye bose bari gusohokera ahantu hahenze, bari gutega indege, bari kujya ahantu kure, bari ahantu h'icyubahiro harenze, weho mu gihe ukinywera ku kabutike cyangwa se nawe ntubonayo kuhagera, wicara mu dukaritsiye. Aho ngaho abana b'abahungu noneho bagatangira kugira ipfunwe, bahura n'abana b'abakobwa biganaga bagatangira kubihisha, bakumva nta rwego bahuriraho, hamwe umwana atangira kugira depression akumva ngo baramusize, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Iyo ukiri umwana w'umusore mutonya ariko bigenda ku isi yose, akenshi ufatwa nkaho ntacyo uri cyo, niko biba bimeze. Rero ntabwo uba ugomba kweba ngo uvuge ngo baransize bimeze gutya, niko bigenda, niko isi yubatse. Iyo uri umwana w'umusore gutyo ukiri mutonya muri iyo myaka, ufatwa nkaho nta gaciro ufite. Narakubwiye ngo umwana w'umusore cyangwa se umugabo nta gaciro uvukana. Iyo ugeze ku isi niwo ugashaka, ukagahiga, ukakereka abantu bakavuga turiya muntu tukwiye kumwubaha no kumuha agaciro, naho ubundi nta kuvukana. Mu gihe mugenzi wawe uri kwigereranyaho yavutse ari mwiza, ateye neza, avuga neza, azi kwitwara neza, barabimwubahira, bakabimukundira, bakamujyana ahantu wowe udashobora kuba wakwinjira muri kano kanya kandi mungana iyo myaka 18, 19, 20. Hari ibintu akenshi uvuga muri iyi minsi abantu bakagira ngo wenda niki, ariko niko kuri kuba guhari. Buriya ubuzima bw'umwana w'umukobwa ahanini butangira iyo yujuje imyaka 18. Niyo mpamvu uzabona banakubwira ngo ugiye no kubisaba mu mategeko ku myaka 18 umwana w'umukobwa n'umuhungu barabarika bagashyingirwa. Ariko se ninde mwana w'umuhungu ujya gushaka undi mwana w'imyaka 18 nawe afite 18? Ntabwo bikunda. Ariko umwana w'umukobwa icyo nakubwiraga ku myaka 18 usanga ashatswe rwose n'umuntu mukuru, nta kibazo kiba kirimo. Nawe w'umusore bishobora kukubaho. Ariko ikintu nashaka kukubwira ni kimwe, ubuzima bw'umukobwa butangira ku myaka 18. Hari nabo uzumva bakubwira ngo ubuzima bw'umwana w'umuhungu butangira ku myaka 30. Bivuze ngo nta kwiheba. Niyo mpamvu iyo ntera irimo kuri iyo myaka 18 umukobwa mugenzi ushobora kubona ari gukora ibintu by'ibitangaza, ukabona yaragusize, yaragutaye kuko uri umuhungu, ukagera ukiheba muri iyo myaka yose iri guhera kuri 18 kugeza kuri 30 cyangwa 25. Ukiheba, ukajya mu biyobyabwenge, mu matabi, mu biyoga, ukumva wabaye ubuzima bwarakoraniye nk'umwana w'umuhungu. Ariko ntabwo ariko biba bimeze, ubuzima bwawe butaratangira neza. Niyo mpamvu utagomba kwiyahuza ibintu cyangwa ngo ugire amadepresiyo. Oya, ndi kugira ngo ubyumve neza, uwo mwana w'umukobwa hari ukuntu iyo akiri muto ari mwiza batangira kubimuhera agaciro. Ubuto bwe, uwo mwana w'umukobwa, ubuto bwe, ubukumi bwe bakabumuhera ku gaciro muri sosiyete. Mu gihe weho umusore agaciro kawe ugomba kugahabwa n'imbaraga ufite, icyo ushoboye gukora, ubushobozi bwawe, ibyo byose ugomba kuba ari byo ugaragaza kugira ngo uhabwe agaciro. Ntabwo bisobanuye ko n'umwana w'umukobwa ibyo batabimuhera agaciro, aricyo ndibuze kugeraho nyuma ukamenya ko n'umwana w'umukobwa nawe ibyo ngibyo ari byo yakagombye kuba akora. Impamvu rero ibyo bintu bitagomba kukubabaza nk'umwana w'umusore ngo wumve ngo baragusize, ngo n'ibiki ngo wasigaye inyuma, ngo abana b'abakobwa mwiganye baragusize, kubera ubona hari aho bajya, hari amafoto bifotoza, hari amafaranga bari kubona, cyangwa se sosiyete ubwayo iri no kubashimagiza kubera ubuto bwabo n'ubwiza bwabo. Ntabwo bigomba kuguca intege, kubera ko ngo agaciro k'umugabo arakavunikira, aragakorera, aragahiga, nyine akakavunikira n'ibyuya n'umurava wose. Niyo mpamvu ngo katajya karangira, katagira igihe karangirira. Ariko wa wundi bahaye agaciro ngo ni ukubera ubwiza, ubuto bwe, kiri muri ya myaka 10 na 20 na gutyo, ako gaciro iyo bwa bwiza bugenda bugabanuka, kandi ntabwo bujya bupfa, butangira kugenda bugabanuka, umuntu wese akabibona, cyane cyane iyo umwana w'umukobwa ageze kuri tarani, ubuto bwe butangira gusa nk'ubugenda bugabanuka. Icyo gihe rero iyo butangiye gusa nk'ubugenda bugabanuka cyangwa se kuzamuka, na ka gaciro sosiyete yamuhaga gatangira kugenda kagabanuka, kuko ako gaciro cyangwa se na bya bindi byose yakoraga wewe wabonaga bigutera ubwoba nk'umusore bigabanuka, kubera ko ntabwo uba ukiri kubona babimukorera, keretse nawe iyo yubatse ka gaciro ke akaba ariho baha agaciro kugira ngo agaciro k'umukobwa nawe yumve ko gashingiye ku bwiza bwe n'ubukumi bwe. Ku myaka 30 kuzamuka ku gaciro nimba ariko bamuhaga, batangira kuvuga turiya muntu yahoze ari mwiza ariko dore ukuntu asigaye ameze. Mu gihe nk'umusore batangira kuvuga ati uriya musore ejo bundi uramwibuka ukuntu yari fake, ari agahungu karaho, ariko reba amafaranga afite, reba ukuntu yaje kubaka ibintu, reba ukuntu ari umuntu wakoze ibintu birenze. Kubera iki? Wewe wubatse ubuzima bwawe bushingiye ku gaciro kawe. Iyo wubakiye ubuzima bwawe bushingiye ku gaciro, ntago ako gaciro kajya gasaza. Urinda uba n'umusaza w'umugabo, umusaza avuga ati uriya mugabo ararenze. Mu gihe nanone umwana w'umukobwa nawe iyo atitaye kuri ka gaciro bamuha sosiyete ngo ni mwiza, bamujyana aho bashaka, agaciro ke mbega nawe ubwe yumve ko gashingiye kukagaragara n'ubwiza bwe, ahubwo agaciro ke akakubakira nawe kuri ka gaciro k'ibyo akora, ubumenyi n'ibindi nk'ibyo ngibyo, n'umuco nuko yitwara. Ni hahandi usanga abakobwa bageze mu myaka 35, 40, akenshi agaciro bahabwa
ntabwo bahabwa agaciro kuko ngo ari beza bateye neza ibiki n'ibiki, ntabwo ari ku gaciro baba bakiri guhabwa. Abakobwa bageze muri iyo myaka guhera kuri 30 kugeza 40 kuzamuka dufite ku isi tubona duha agaciro, nabubatse agaciro kabo koko bishingiye ku gaciro, apana bidashingiye ngo ku bwiza, kuko ubwo bwiza kuri iyo myaka ntabwo baba bagifite, baba bigaragara ko nyine bakuze nta buto bagifite. Yego baba ari beza ariko nyine agaciro k'ubwiza bya bindi ngo babashimiraga ngo ubuto bwabo ibiki, ibyo ngibyo ntabwo biba bigihari, nta mpuhwe baba bagifitiwe. Bisaba nabo bari babantu nyine bakoze, bafite ibyo bubatse mu buzima bwabo kandi bishingiye ku gaciro k'umuntu nyamuntu, niko kadasaza. Niyo mpamvu abana b'abasore muri iyi minsi ngo utangira kubona bigereranya n'abo bana b'abakobwa bagatangira gupanika bagata umutwe, ariko muri iyo myaka yose iyo urebye neza usanga umuhungu w'imyaka 18 kuzamuka kuzageza no kuri 35 atarapanika, yumva nyine nta kibazo, ibintu byose bimeze neza. Mu gihe umwana w'umukobwa umaze kugeza ku myaka 30 ku isi yose, ntago ari wenda muri Afurika, wese aba yatangiye gusa nk'upanika avuga ati bindangiriyeho, nagiye, nashaje, ibintu nk'ibyo. Mpamvu panika cyane cyane wa umwana w'umukobwa wari uzi ko agaciro ke ari ubuto, bamushimiraga n'ubwiza, atangira kubona utwana duto turi kuzamuka ari two sosiyete iri guha agaciro, ihana umwanya, inafasha mu bintu byinshi atavunikiye, akahita atangira rero kwiba akavuga ngo njye nashaje. Ariko mu by'ukuri nawe ntabwo aba ashaje, aba yari umuntu wubatse ubuzima bwe bushingiye ku gaciro nyagaciro. Icyo gihe ni ukuvuga ngo nawe agaciro ke ntabwo gasaza. Icyo gihe rero umusore we witwaye neza, icyo gihe nibwo bari gukora ibintu bye neza. Buriya ngo ni nayo mpamvu uzajya kubona ukabona hari ibintu akenshi bakunze kubahisha, ariko iyo urebye nk'umwana w'umusore uri mu myaka 18, 19, 20, 30, 25, ugasanga ni umuntu wagiye anywa ibiyobyabwenge, anyuzamo aranafungwa nk'imyaka 2, anyuzamo ajya mu bintu byinshi byo kwangiza ubuzima bwe, ariko apana kubwangiza nyine kwa gutigihe, katuvukoresha ijambo gutigihe. Ukabona umwana w'umusore watayigiye muri ubwo buryo. Burya hari igihe kigera nko ku myaka nka 30 cyangwa 34 ukabona n'ubundi agarutse ku murongo, yavuye amagereza, yavuye mu marihabu, yarongeye hagira akantu yihuguramo k'ubumenyi, ukabona yisagaruka muri sosiyete arakoze, kandi abantu baracyavuga turiya mugabo arakora, uriya musore arakora, bakabona nta kibazo kirimo. Mu gihe umwana w'umukobwa we wangije igihe cye muri ubwo buryo, kwa kundi nyine twavugaga ati kuri 18 atangiye kujya muri ubwo businzi, muri ibyo biyobyabwenge, muri izo nzira zose nyine zo kumva ko ari bwo nyine ari kubaka agaciro ke. We biragoye cyane kugira ngo abari mu myaka ya za 30 yongera abashe kugaruka nka wa musore, agaruke bavuge ngo uriya mwana w'umukobwa rwose ari mu kazi, ari gutwika gutyo, batangira kuvuga turiya rwose yitwaye nabi, reba ukuntu ashaje nabi, niko bahita batangira kuvuga. Niko kuri muri sosiyete namwe mujya mubona. Niyo mpamvu rero ngo abana b'abasore babagira inama yo kuvuga ngo mu gihe cyose ukiri mutonya ntabwo wakagombye gutangira kwigereranya n'abana b'abakobwa uvuga ngo bo bageze kuri ibi, we nturagera kuri ibi, bigutera amadepression, tugiura ngo badusuhuze cyangwa se babona duciriritse kuko bitewe n'ababatereta cyangwa se naho bajya. Oya, weho ahubwo ngo niwo mwanya mwiza ububonye muri ubwo buto bwawe gutangira kuwukoresha neza, ukiyungura ubumenyi, ugatangira gutekereza utuntu, ugakora n'imirimo ihemba make make. Weho ahanini ibyo byose uri kugenda ucamo ukubaka n'umubiri wawe neza, nibyo biba bizagushyigikira neza ubuzima bwawe butangiye mu myaka 30, kuko kiragiye cyose butaratangira neza, ariko bujya gutangira cyangwa se bukaba bwanatangira mbere yaho, bitewe n'ukuntu witwaye neza, nta gupanika ngo wumve ngo nibyo bisigaye bituma abana bashaka gukora amafuti menshi hano hanze. Arabona bagenzi be biganye hari aho bari kugera, we ntago ari kubasha kuhagera, akaba yanakwiba, akaba yanascaminga, akaba yakora amafuti menshi. Mujye mwumva abana baniga abantu ngo babambure utuntu kugira ngo nabe bagerageze kubaho bwa buzima bwo kwigiranya n'abana b'abakobwa bagenzi babo kugira ngo bareshye nabo, kandi ntabwo byahita bikunda. Igihe kirabatandukanye uko byamera kose. Muri make uko waraburiza kose haba hakiri igihe cyawe kinini kandi kiri imbere, ntabwo ugomba kwiheba. Abana b'abasore uyu munsi usanga bari kwiganyira, bafite agahinda, bari gutukana, bavuga ngo abakobwa n'abana babingo bakunda amafaranga, ngo yarantaye ngajya muri buriya buzima, ngo ibiki n'ibiki, kandi ntacyo nakoraga. Wakoraga iki? Ntabwo buriya icyo gihe uba utangiye kumera nk'uri utari kureba igihe uburyo gitandukanyamo abantu. Ni ukuvuga ngo imyaka ya 10 n'imyaka 20 tuvugishije ukuri kwa nyako ntabwo ariyo myaka myiza muri rusange ku isi yose. Tugerageje gusa nk'ababihuriza muri rusange, nubwo akenshi atari ko bigenda, ariko nka 80% usanga imyaka ya 10 na 20 ntabwo ari imyaka myiza ku basore,
weho sosiyete ikumvisha ko ukiri umusore uri mutonya ariyo myaka yawe myiza, uri kunywa ubuyoga, uri gusohoka ahantu hamaki ibintu tuntu nk'utwo turaho utwubonye uri kutwenjoyinga gutyo ukumva ko ariyo myaka myiza yawe nk'umusore. Ariko buriya imyaka 10 imyaka 20 ni imyaka myiza ku bakobwa gusa cyane cyane, niyo myaka myiza yabo. Naho ku musore imyaka myiza yawe iyo wateguye neza ni uguhera kuri za 30 kuzamuka, niyo myaka myiza yawe. N'ikimenyimenyi niyo mpamvu usanga ushobora kuba uri umusore ufite imyaka 10 20 rwose ugaragara neza warateruye n'utwuma, ariko ugasanga umukobwa wifuza mwenda kungana cyangwa uruta. Umukobwa tuvuga umukobwa uruta ntago yapfa kukwemera ko mukundana, kandi rwose uri kumva ngo uri agasore ngo kameze neza ngo uri muri ya myaka yawe myiza. We ni kuba wibeshya, ariko ntago ari myaka yawe myiza, iyo ni imyaka myiza ku mukobwa. Ugasanga umukobwa ntago yakwemera kuko nyine uri agasonga rere nikaba nakwita kandi umuruta rwose akabona nta kintu mwanavugana. Ariko mu myaka yawe myiza ubundi ya nyayo rero ni ba bagabo ujya kubona ukabona bari muri 35 36 kuzamuka bari kuza, ahise afata umukobwa uruta ufite imyaka 25 uri umusore, umukobwa aragupinga, ukabona umugabo ukuruta araje kuko uwo mugabo nawe niwe weho w'ejo hazaza wari mu myaka myiza, araje atwaye wa mukobwa w'imyaka 20 19 22 gutyo, ahise asa aramugutwaye, ukajya ubona aramutwaye ukagira ngo nuko abakobwa bakunda amafaranga, ugatangira kubatuka. Wapi, umukobwa wari mu myaka ye myiza wehe yawe ntago iragira. Imyaka yawe myiza niyo ngiyo ubona abo bagabo bari mu 30 gusa nk'uzamuka, nawe niyo myaka yawe myiza. Ahubwo bukora cyane ube wiyungura ubumenyi, urebe n'ukuntu nawe iyo myaka nuyigeramo noneho uzarya ubuzima imyaka yawe ikakubera myiza. We ntabwo uragera mu myaka yawe myiza. Rekera gutuka abantu ngo bakunda amafaranga, ngo bari kutubabaza, ngo tweba duca amazi. Aya ukwiye kuyacibwa. Umusore nagavukana agaciro, ibyo bintu narabikubwiye. Agaciro ugeze ku isi uragahiga ukakarema bakakaguha, kugira ngo umenye ko ntako ushobora kubona umwana w'umukobwa bamubwira ngo ni mwiza, ateye neza, bikaba byamunyuza ahantu henshi, bakaba bamuha ibintu byinshi, ukabona sosiyete iri kubimushimira cyane. Ariko wowe ko waba uteye kose, waba warateruye ibyuma, waba ufite ubwa abdomino, waba ufite ibiki, niyo mpamvu ujya kumva bavuze ngo ibyo bintu uze byo guterura ibyuma bitumariye iki kuri twebwe. Weho bifite icyo bikumariye kuko ni siporo ukora, ariko mu by'ukuri ntago ibyo bintu bikora imbere y'agaciro k'umuntu ufite imyaka ya 30 nakuzamuka wakoreye ibiceri bye. Ibyo bintu byawe ntabwo bifite agaciro gahambaye, bifite agaciro kuri weho. Ni nabyiza ukwiye kuba ubikora muri kano kanya, kugira ngo muri ya myaka yawe myiza za 30 gutyo kuzamuka uno mufungo wari umeze neza, bizagenda ahubwo bikunganira, binasanga ufite amagara mazima. Ubu tuvugana hari umukobwa utakwemera, hari umukobwa utavugisha, ariko nuramuka ugeze muri ya myaka guhera kuri za 30 kugeza kuri za 40, ewa nushaka unazamuke, ni handi usanga umukobwa mwiza uwo ari we wese, cyangwa se utatekerezaga mbere ukiri muri ya myaka 20 ko yanagusuhuza cyangwa mwagira icyo muganira, ugasanga ahubwo niwe muntu noneho uri kuguha umwanya uhagije, cyangwa se uri kwihitiramo uwo muganira. Hano mba ndi kubabwira kwa kuri kwa nyako abantu benshi bakunze guhisha abana b'abasore muri sosiyete. Ugasanga abana b'abasore niyo mpamvu bari mu biyobyabwenge, bari kwiyahuza utuyoga, bihebye, ubona nyine ugasanga turi kwisenyera ahubwo sosiyete, kandi abasore bakagize icyo bakora ku buzima bwabo bakamera neza, kuko nta muntu n'umwe ubafitiye impuhwe nimubibona, nta muntu ubitayeho. Niyo mpamvu rero ngiye nyuzamo nkaza nkababwiza ukuri, kugira mwishimire iyo myaka murimo n'ubwo ubuzima butameze neza, mukore cyane, haracyari imyaka imbere yanyu. Ngiye niyo mpamvu mba ndi kubwira abana b'abasore cyane cyane, kugira ubyumve neza. Umuntu ufite nuba wewe uri kunyumva ufite imyaka 40 cyangwa 50 kuzamuka no kumanuka, ushobora gutereta umukobwa mwiza kurusha umukobwa wari gutereta akakwemera ugifite imyaka 21 cyangwa 25. Niko bimeze. Icyo gihe nta rwenda no kugusuza cyangwa no kukuvugisha, kandi ibyo bintu ni ibintu biba ku isi yose. No gasanga utwo dusore tutari kureba aho turi kugana, kuko tutazi kurebera abagabo muri bagenzi babo, dutangiye gutuka abagabo bari muri iyo myaka ngo biriya bisaza, ngo biriya bigabo bitumaze. Iyo niyo myaka myiza yabo bagabo, indi myaka yose bayimaze bategura amafaranga, bategura ubwenge, bubaka umubiri wabo neza. Nawe bari byo uri gukora, nawe iyo niyo myaka yawe izakubera myiza. Wituka abagabo bagenzi bawe, wibagirira ishyari, nawe niho uri kugana. Rundi rugero ngo rukunze kugaragara hano hanze ku isi, ngo abana b'abahungu ngo bakunze kurangiza kwigana n'abana b'abakobwa, ngo bajya kubona bakabona abana b'abakobwa. Zino mbuga nkoranyambaga urabona zimaze gufata isi yose muri rusange, zarakoronije, yaba TikTok, yaba za Instagram, yaba Snap, imbuga zose. Ni ikintu umwanya munini iyi generation iha umwanya, uko byagenda kose ntabwo twabyirengagiza. Ngo usanga umwana w'umukobwa ukiri muto iyo agiye kuri izo mbuga biramworohera cyane kugira aba followers benshi cyane, abantu bamukurikira benshi, bakomanta benshi, bamwandikira benshi, kandi bafite ubwiza, bafite amafaranga, biyubashye, bafite n'umuco.
mu gihe umwana w'umusore ungana gutyo we bimugora cyane kubaka izo mbuga. Ni bwa bwana bw'ubuhungu rero wirirwa ubona ku mbuga butukana, wareba imbuga zabwo bw'ubuhungu ukabona iyo wana n'ahantu bufatira amafoto n'ukuntu busa ukabona ko bitaracamo rwose, bukiri muri ya myaka bwakagombye kuba buri kubaka ubwenge, bugerageza kwiyungura ubumenyi, bukora siporo kugira ngo nibagera mu myaka yabo bazabe bameze neza. Ugasanga umuhungu w'imyaka 19 iyo urebye imbuga z'inkoranyambaga 20 20 ye usanga kabisa wapi no kuzamuka, ubona imbuga ze bisa nkaho biraho baraguforoyinga hiki. Ariko uzareba impamvu nakubwira ngo agaciro society go, uzareba umwana w'umukobwa mungana nta kintu kimwe akora, nta n'amakuru meza atanga kuri izo mbuga, kuza gusa agafata ifoto akikomereza, nibwo uzahita ubona bya bindi nakubwira ngo agaciro society baha muri iyo myaka karatandukanye, bigahita bikwereka ko igihe kibatandukanye. Ariko nanone tegereza agere muri ya myaka 30 kuzamuka, uzahita nawe ubibona nimba koko agaciro ke yarumvaga ko gashingiye ku buryo asa n'imiterere ye n'ubuto bwe. Ariko nanone bitavuze ko iyo bigeze muri iyo myaka niho umukobwa rero hano none abakobwa naho bagarukira. Ubundi umukobwa kugira ngo uzakure ugere mu myaka nushaka ugire na senkane no kuzamuka, society kigwa ka gaciro ka nyako nuko uba wariyubatse bishingiye ku bumenyi, bishingiye ku byo ukora, bishingiye ku ndangagaciro, atari ukuvuga ngo byari umubiri gusa ugaragaza, ngo byari iby'uko ngo society gushimira ubuto bwawe, kuko ibyo ngibyo mu gihe gito cyane mu myaka mike bihita bishira, hakaza abandi bana bato cyane, kuko abakobwa ngo bakura vuba. Muri make kuno kuntu uri gufatwa wowe w'umusore ubona nta gaciro uri guhabwa, banza utegereze, tangira ukore vuba vuba muri kano kanya, tangira wihugure by'ubwenge mu bumenyi by'umwihariko. Numara kugera muri ya myaka yo hejuru nibwo uzajya kubona ukabona noneho uhagaze neza ku mafaranga, uhagaze neza umubiri wawe kubera watangiye kuwutegura hakiri kare wikoreye udusiporo, umubiri wawe uhagaze neza, kuri konti uhagaze neza, uzajya kubona ubona ukuntu society yagufataga ufite imyaka 20 19 kuzamuka, ubone bari kugufata mu buryo butandukanye, yaba abantu basanzwe, yaba abantu bakuze, yaba abakobwa, aba bari bose ugerageza kubona ko bakwimye agaciro, uzahita ubona ukuntu bagufata mu buryo butandukanye. Nibwo uzaba ugeze noneho muri ya myaka myiza yawe. Naho iyi ngiyi uri kwangiza ntabwo ari imyaka myiza yawe, ushatse wareka, ahubwo abo ngabo bari mu myaka myiza yawe bakayikoresha, kuko ntabwo uragira mu myaka myiza yawe, ukaba wicaye ukaba ureba ibindi ukora. Kuko abana b'abahungu nanone iyo myaka barayangiza y'ubuto bwabo, ugasanga bageze muri ya myaka myiza yabo n'ubundi barabaye abahwere, byararangiye kubera ibiyobyabwenge banyweye bari muri ya myaka bo bita ngo ni myiza kuri bo, kandi mu by'ukuri ntabwo ari myiza kuri bo. Ikintu ngo cya mbere ugomba kwirinda nimba uzi ko ushaka kuzaba umeze neza muri iyo myaka, tangira wirinde ibiyobyabwenge hakiri kare. Ikindi ngo ufate ubuzima mu buryo buri seri. Buriya abantu benshi bakubwira ko gufata ibiyobyabwenge, ubwo ndabwira abakobwa n'abahungu, gutangira gufata ibiyobyabwenge, amayoga menshi, ano mafega no matabi menshi n'ibimogi byinshi, ngo ni ingeso kuyitangira byoroha pe, kuyitangira ngo mumure urumogi nkwe, mumereze ubutabi nkwe, mumereze ibiyoga byinshi. Ikintu cya mbere ngo kibaho nuko gutangira iyo ngeso biroroha cyane, cyangwa n'ingeso z'ubusambanyi ngo biroroha cyane gutangira iyo ngeso, ariko kugira ngo izo ngeso uzazihagarike nibyo bigoye. Niyo mpamvu usanga abantu bose wori gutangira kunywa ibiyobyabwenge ibyo ari byo byose, cyangwa uri gutangira ubwo butabi uri umwana muto uri umutini, uba wumva nyine ari ibintu biryoshye, ari ibintu uri gutangira. Ariko nureba abantu bakuru bose mu myaka yawe mike nyiri imbere, uzaba uri kwicuza usaba Imana ngo icyamumutureka kino kintu, icyamumutureka inzoga, icyamumutureka itabi, icyamumutureka urumogi. Nibyo byifuzo by'abantu bose ubona bakuru bari muri ibyo biyobyabwenge, ubona babitangiye ari abana, noneho bagatangira kubyifuza nta bushobozi bafite bwo kubihagarika. Mu gihe babitangira byari byoroshye, abona ari n'ibintu akanya kariko kose babasha guhagarika. Ariko nta muntu ukuze wese ufata ibiyobyabwenge cyangwa se ugeze gutangiye gusobanuka utifuza ikintu cyamufasha kuva kuri ibyo bintu. Bivuze ngo nimba ushaka kugera muri iyo myaka yawe rero myiza, reka ibyo biyobyabwenge ukiri muto, ibyo ari byo byose, hari cyane ubutabi n'ubuntu biriya biboro musigayemo. Ikindi kintu, ukiri mutonya tangira ufata ubuzima nkaho buri seriye. Buriya hari abantu abana b'abasore bagira ibigare, ubusanga bibabwira ngo mana ubuzima ni buto n'ubundi tuzapfa tube tunywa, ugasanga abana batonya bose nibyo bintu bari kuvuga. Ariko numara kongera imyaka 10 kuri iyo ufite, uzatangira kugira ubwoba bw'ubuzima. Ubone ubuzima burya ni burebure imbere yawe, ubone hari byinshi ukwiye kuzuza ugakora nk'umuntu, ariko ubuzima ntiwigeze ubufata nkaho biri seriye. Niyo mpamvu wabwangije ukiri muto. Niyo mpamvu iyo ubaye umunyabwenge ufatirana ubuzima, abandi bakiri kwivugisha ngo ubuzima ni buto, ngo tube twibereye muri ibi, ngo dukore ibi, twirukanke, wowe ukabimenya mbere ukavuga ngo ubuzima ni seriye, ukabimenya ukiri muto, ukahita
ugatangira no gutegura ukavuga ngo bariya bose bivugisha kuri nzabasiga bazagaruka basanga narabasize bo bari muri biriya ngo byishimo byo kwinezeza by'uburori bw'amafuti byo gusohoka by'ubusinzi byo kunywa ibintu ntazi biriya byose wowe ukavuga ati ariko bari abantu wabasiga hahita mfata ubuzima buri seri ukabikora hakiri kare uko ubikora hakiri kare kurusha ni kugenda ukaba umuntu w'igitangaza mu minsi mike iri imbere kuko abantu benshi baragoswe mu mvugo yanyu njya numva nubareba neza abantu bose baragoswe kandi abantu bose bari gukora ibintu bimwe bose abantu bose bari mu bintu bimwe cyane cyane ab'imyaka ingana bose twagiye aha duhaguruke tujya turi kunywa ibintu bimwe muri gukora ibintu bimwe n'ibiganiro usanga muganira ni bimwe gerageza utandukane n'abo bantu b'imyaka yawe wowe uganira ibintu by'abantu bakuze abari bugira inshuti za hafi cyane cyane abantu bagafashe batangire bakubwira ati bya bintu birashoboka buriya iyo uganira cyangwa se wirirwana n'abantu n'ubundi bitarashoboka bitaracamo bari muri ibyo biganiro wumva bitabaho ariko iyo uhinduye nk'abantu ukagerageza kwikundisha ku bantu bakuze ntubasabe ibintu buriya nimba ari ikintu ngo abakire banga ni umuntu basaba wihura n'umukire ngo ugende cyangwa umuntu ukurenze ku bushobozi buri uko muhimubwire ngo mpa agatike se ngo mpa amafaranga se ngurira se oya munaganire gusa kuganira kujya muba muri kumwe ukabona ibintu ari kuvuga kuri telefone ibintu ari gukora akakubwira ukuntu ngana nawe wenda nawe yakoze amakosa cyangwa se we iyo myaka yikoresheje neza bituma ubona ko bya bintu bishoboka hakiri kare buriya iyo umusore cyangwa se umukobwa akiri mutonya ari muri ya myaka mitonya nibwo ubuzima bwawe buba bufite imbaraga nyinshi cyane uko byamera kose ufite ibitekerezo bishya urenze iyo rero ubuzima utabufashe seriye cyane cyane vuba ukiri muri iyo myaka birangira n'ubundi ubuzima bwawe bw'ejo hazaza butabaye seriye ikindi kintu ngo abasore batirinda cyangwa se muri rusange abantu benshi badakomeje kwitaho ntabwo abantu bazi guhitamo intambara barwana muri ino minsi kandi iyo utazi guhitamo intambara urwana birangira n'ubundi imbaraga zawe zitakajwe hirya no hino ugasanga nta kintu na kimwe kizimukoze uzi ko uyu munsi wa none umuntu usanga agiranye ikibazo n'umuntu ugasanga nicyo kintu yashyizeho imbaraga ze zose ari kurwana iyo ntambara ugasanga umuntu ashobora kubabarira umuntu mubabarire wenda umusige nimuzongere kubana ariko muri we wumve ko wamubariye ntiwumve ko ugomba guhangana nawe ugomba kuzamuhemukira ejo uyu munsi wa none nabyuka ugasanga umuntu ari kurwana intambara ku mbuga nkoranyambaga ugasanga n'umwana w'umusore ari gutukana n'umuntu yabigize nk'akazi ibyo gutuka umuntu hari muri comment ari gusebya abantu ukabona ubuzima bwe bwose yabugize nk'aho yari intambara agomba kurwana cyangwa ari kurwanirira umuntu runaka w'icyamamare cyangwa se utamenya n'ibindi nyine uri mu ntambara hari ibintu uri kurwanira bidafatika ugasanga mu by'ukuri ntabwo abantu bazi guhitamo intambara zabo barwana wewe ushobora kumva ko ari akantu gatonya karabo ariko hari ukuntu biri gutuma utafokasi y'ikintu kinini wakabaye uri gutaha imbaraga zawe uba ugomba kuvuga ngo ikintu cyonyine ushobora kuvuga ngo ngiye kukirwanirira gihe umwanya nibyo nzi nibyo nizera nibyo mpagazeho naho nshobora gukura amafaranga n'ubumenyi ndi kugenda nyine akaba aricyo kintu uvuga ngo nicyo kintu ibindi ukabireba gutyo ukigendera ukabatisha nta mbaraga zanjye biri buze gutwara biriya ibyo bintu ngo hari izindi mbaraga uba uri kuri depa muri weho utazi zo kuvuga ngo uzajya urwana intambara zawe zigufitiye umumaro gusa nanone ngo kwirinda ingeso mbi buriya nicyo kintu umuntu yakirinze uwirinda icyorezo urabona ukuntu iyo batubwiye ngo icyorezo cyaje ngo icyorezo cyaje ngambara udupfukamunwa karaba intoki gira gutya wihura n'umuntu umeze gutya gira ibyo byose kuriya twirinda icyorezo ukabona wabigize seriye niko uba ugomba kwirinda ingeso mbi nimba mu ngeso mbi buriya abantu benshi bakunze kubabwira abantu ntibabimenye cyane cyane urubyiruko mu ngeso mbi harimo n'izi mbuga nkoranyambaga ugasanga umwana abyuka ari kuri TikTok guhera mu gitondo amasaha 2 wicaye kuri telefone buriya biba byarangiye amasaha 2 ufite telefone yawe mu ntoki amasaha 3 uzi ko nguri kureba ibintu ngo abantu bashyizeho gusa uva hamwe ujya ahandi uva ku rubuga rumwe ujya ku rundi iyo ni ingeso mbi uba ukwiye kureka byaba byiza uzi kubona umwana w'umusore utagira izo mbuga cyangwa se ukabona uzigira ari uko zimugaburira gusa biba ari byiza cyane cyangwa se uzikoresha mu rugero ukavuga ati ndaje minota 20 ndarebye ibyo ndeba ukahita ujugunya hari ukigendera biba ari ibintu byiza cyane apana wa muntu scrolling ana n'ikintu ari kureba ugasanga isaha irashize amasaha 2 iyo ngo ni ingeso mbi inzoga ubashe kuzirika byiza cyane itabi byiza noneho kurushaho n'ibindi byose cyitwa ngo ni ingeso mbi kugeza no mu byo uvuga nabo mugendana n'ibyo mukora byose bya bindi tuzi ngo ni ingeso mbi n'ubundi byose ukabigendera kure uba umeze neza cyane ikindi twahereyo kare tuvuga nimba uzi ko uri umusore cyangwa uri umugabo ukabona ugejeje imyaka 30 uri gupanika uri kumva ngo ushaje ibyo bintu ngo ntabwo ari iby'umugabo nyamugabo ntabwo uba ushaje ahubwo noneho nicyo gihe cyo kugira ngo utangire buriya iyo ugeze mu myaka 30 uzi ko aricyo gihe cyiza hari ibintu byinshi buriya tugiye kuvuga ku myaka 30 wakumirwa uzi ko buriya na Yesu atigeze atangira umurimo ataruzuza imyaka 30 Yesu yatangiye akazi ko kuvuga ngo noneho umugabo nyamugabo yatangira kwinjira mu kazi Yesu yatangiye akazi afite imyaka 30 kandi guhera akiri umwana yari ahari
ariko ku myaka 30 nibwo umugabo nyine nyamugabo aba yinjiye ubundi avuga ngo ndi mu gihe cyiza cyanjye. Nibwo winjiye mu myaka yawe twakwita ngo ya zahabu. Ntago ari Yesu gusa, buriya nureba usanga na ba Nowa baratangiye bakuze bararengeje 30, bari kuri 30 kuzamuka. Ba Mose nuko, ba Dawidi buriya bamwimitse bamumena amavuta mu gahanga yo kwitwa ngo ni umwami. Ubwo ndi kubwira maniga, Dawidi bamwimitse ngo abaye umwami akiri muto cyane, akiragira intama z'iwabo, ari akana gato. Nibwo bamusutse amavuta ku mutwe avuga ko azaba umwami, ariko ntabwo uwo munsi yahise agenda ngo yicare ku ntebe y'ubwami ngo ayisaba umwami. Oya, ahubwo icyo gihe byari ukumera nk'abamuteguye nk'uko nawe muri kano kanya uri kunyumva. Ariko Dawidi amaze kugeza ku myaka 30 nawe nibwo yabaye umwami, kandi kubera ku myaka 10 na mike cyane. Wowe uramura turi kunyumva muri kano kanya, Dawidi bari baramaze kumwimika amavuta mu mutwe, ariko yagombaga kuba umwami aruka amaze kwinjira muri ya myaka twita ngo ni imyaka ya zahabu ku mugabo. Ba Yosefu buriya uvugwa muri biriya Yosefu uriya bashimuse bakamujyana mu magereza yo mu Misiri avuye muri Isiraheli, bene wabo bamugurishije, yagira akaza kuba umuyobozi. Ntago yabaye umuyobozi akigera yakiri umwana mutonya, yabaye umuyobozi wo kuyobora, wari wungirije umwami muri Misiri amaze kuzuza imyaka 30. Pawulo nawe nuko byagenze, nawe umurimo yawutangiye afite imyaka 30. Imyaka 30 tuzagera igihe tuyigarukeho. Bivuze ngo nimba ukiri imyaka 30 ugatangira kwiheba cyangwa kumva ngo warashaje, icyo gihe ahubwo cyiza cyo gutangira. Ariko bikaba akarusho warateguye mbere nk'umusore, apana kumara ya myaka yindi, kuko ubona abakobwa mwiganye cyangwa mwakuranye bari muri ya myaka yabo 10 na 20 na niyo myaka y'abakobwa hafi ya bose, ukabona bo bayirimo neza, bari kuyiryoshamo. Twebwe abakoze kera bari kubitaho n'iki, nawe ugatangira kwiheba no kunywa ibimogi, ukavuga ngo twebwe twarashaje, ubuzima bwaranze. Wapi, ntago ari uko biba bimeze. Tangira ukore cyane. Hano iki kiganiro kiba cyakozwe kugira ngo mbone uduhungu dufite amadepresiyo turi kwiyahuza ibintu ntazi by'ibitabi n'ibiyoga, bagira ngo ngarure urubyiruko dukomeze twubake umugabo nyamugabo muri sosiyete yacu. Ikindi, nimba uzi kuri umujama, nimba uzi kuri iki, kora subscribe aho hasi. Turaza gukora ikiganiro kigaruka ku myaka 30, uburyo cyari imyaka idasanzwe, kugira ngo turebe ko mwarikiraho kwiheba. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.